nkunda gukora siporo, yoga na meditation, nkasoma ibitabo, nkandika n'indirimbo nyine, nkunda guhora nandika kuko nkunda kwandika cyane. Bushari. That nigga is crazy. Umusazi kabisa, ndamukunda cyane. Nkunda artist. R&B, Afrobeat, pop, izo nkora. Soshomora. Ndamukunda. Nkunda imyandikire ye, ukuntu akora ibintu byatiganye. Ariko young generation benshi bari kuzamuka mbona bakora ibintu bisa. Bijya gusa nubwo abantu barabikunda ariko mbona nta speciality irimo. Ntabwo ari wa muziki ubamara imyaka 20 cyangwa 30. Ni umuziki uhitinga ku kanya ukagira igihe urangirira. Uko mbibona. I don't wanna let you down. Ibyishimo nabijya binshuka nanjye nkifata. Cause you're always on my mind. Yeah, it's your boy Quentin Jassan. Quentin Jassan. Yeah. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iconic Live Show nk'uko mubimenyereye hano kuri Iconic Live Show, aho dukorera ibiganiro byacu. Kuri kamera mukaba muri kubona umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda muri industry, ariko abantu benshi bakaba batamuzi dore ko ari umuhanzi ukiri mushyashya. Ngiye mukomeje gutega amatwi akaba ari Sanari François nk'uko bisanzwe. Tunagushishikariza wowe wakoze subscribe na like na share kugenda uba wageza abantu abakunzi bagiye batandukanye. Tubibutse ko ari igikorwa turimo cyo gushaka impano zigiye zitandukanye, aho waba ufite igitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa ufite impano runaka wifuza kugaragaza, ukaba wajya aho ngaho kuri title y'ibiganiro tuba twagiye dukora, ukagenda uduhamagara tukabasha kuguha umwanya ukaza kugenda uganira natwe. N'abatindiye rero kuri mikoro zacu ngira ngo murahabona umuntu w'umusani nk'uko bisanzwe bimenyereye, dore ko abasani uko bagenda bivuga ntabwo ari ngombwa ko muvuga mu izina, bazi uko babikora. Imeze bite bro? Fresh bro. Ya nk'uko mwari mumwiteze rero akaba agiye gutangira twibwira nk'uko umusani asanzwe bimenyerewe. I don't wanna let you down. Ibyishimo nabijya binshuka nanjye nkifata. Cause you're always on my mind. Yeah, it's your boy Quentin Jassan. Quentin Jassan. Yeah. Umuntu acyumva Jassan yumva ari izina bavuga ko ritamenyerewe hano mu muziki nyarwanda. Ubundi Jassan ni muntu ki? Jassan ni umuhanzi amplis ko ntago aramenyekana, ariko ari mu nzira yahereye kera akora ibikorwa birahari, arifuza kuba yamenyekana nawe akagira umusanzu atanga mu ruganda rw'umuziki nyarwanda. Umuntu acyumva ngo ni umuhanzi aribaza iyo kariyeri yawe mu buhanzi wayitangiye ryari? 2017 nibwo natangiye, ndumva nibwo nagiye studio bwa mbere recording indirimbo bwa mbere. Nimba numvise neza 2017 abaciyemo imyaka igera muri 5. Imyaka 5 yose utarazamuka, ni ibintu bikomeye cyane. Byaratewe n'iki? Imbogamizi management cyane. Wowe ikibazo wagize mu muziki wawe ni management. Mbese hari collab nimwe cyangwa group managing abahanzi? Tuzi amakapani menshi agiye atandukanye hano mu Rwanda agenda managing abantu. Hari nimwe waba waragerageje kwegera wenda ngo ibe yagufasha? Nagerageje kwegera abantu bari personal, ariko nabo bari related, bafite aho bahuriye n'umuziki nyarwanda, ariko ntago byagiye bigenda neza kuko ari ibyo umuntu aba akeneye, wenda ntiwamenya impamvu, ariko ntago byakunze nyine. Birumvikana neza nimba bitarakunze, ariko buriya n'ubundi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, anytime bizagenda bikunda, dore ko nudacika intege uno munsi biranga ejo bikagenda bizamuka. Ariko ngira ngo nubwo watubwiye ngo imbogamizi wagize ngo ni za collab, ngiye nkibaza ikibazo kimwe cyoroshye. Abahanzi benshi tugenda tuganira nabo bakizamuka usanga bagenda bagira ikibazo kijyanye n'amafaranga. So wowe mu bintu bijyanye na financial ngira ngo nta kintu bigize ubitubwiraho. Izo mbogamizi ntago waba warigize uhura nazo mu rugendo rwawe rwa music?
ngira ngo muri management ikintu cya mbere management gufasha ni mu buryo buri financially, kuko utabasha kuba wakwishyura indirimbo audio ngo ubashe kuba wakwishyura video wishyure promotion igere ku banyamakuru, yandakeka n'ubundi wamara imyaka 5 ugikora nta muntu urakumenya. Ariko nawe ntabwo byakubuza kuba wafata amafaranga sometimes ukagenda ukarikodinga studio, ko n'undi umuziki uba ukurimo ubukunda uba ugomba kugumya gutrayinga. Nimba umuntu akumvise neza Revaza kuva 2017 utangiye music yawe, wayikoraga nk'akazi cyangwa wari ufite ibindi wivanga nayo? Urumva nayo nkiri no kwiga university, urumva yabaga ari part time, ntago nayikoraga nk'akazi, ko ntago ikintu wita akazi ni ikintu kikwinjiriza, ntago umuziki uratangira kunyinjiriza ku buryo navuga ngo nawukoroga nk'akazi. University warayirangije? Narayirangije. Ndumva neza nimba uvuga yuko warangije university, so abantu benshi nubwo akazi kenshi kaba kagenda karabuze, ariko umuntu ahita yibaza, aba ari abadukurikiye cyangwa n'abakunzi bakibaza se umuntu warangije university ntago waba waragerageje kuba washaka andi mahirwe wenda yo kuba washaka mu yindi kariyeri itandukanye n'umuziki? Ntago nigeze mbigerageza, nagomeje ngurendinga mu muziki nyine, imbaraga za nyinshi nzishyira mu muziki cyane cyane. Birumvikana dore ko uri no mu rugendo, icyo twakuvugira ntago ari ngombwa kuba wacika intege, haracyari kare, anytime wagenda ugafatisha. Dukomeje ikiganiro cyacu twakubaza se, mu bahanzi bagiye bakomeye hano mu Rwanda, se hari umuhanzi n'umwe waba waragerageje kwegera ngo urebe ko yaguha collabo bikanga? Barahari. Ari Konfi twari twavuganye ku cyo twakorana indirimbo, ariko biracyari muri progress. I hope ko bizaba. Birumvikana wenda nimba warabigerageje mukaba biri muri projet, ntago wavuga ko ari ibintu byanze, ariko umuntu akibaza se hano mu Rwanda hari nk'umuhanzi waba wari wavuga ngo ni muri fera wawe wireferaho? Ntago namwireferaho, yanyispiringa kuba natera ikirenge mu cye, ariko ntago namwireferaho, kuko buri mu artiste aba afite speciality mutandukanya n'undi. Mu Rwanda Soshomura ndamukunda, nkunda imyandikire ye, ukuntu akora ibintu byatiganye, ariko young generation benshi bari kuzamuka mbona bakora ibintu bisa bijya gusa, nubwo abantu barabikunda ariko mbona nta speciality irimo, ntago ari wa muziki wamara imyaka 20 cyangwa 30, ni umuziki uhitinga ku kanya ukagira igihe urangirira, uko mbibona. Birumvikana nk'umuntu nawe yavuze, yumvise uvuze Soshomura, twavuga ko yego n'umuhanzi ufite izina hano mu Rwanda, ari no mu legend, ariko mwino minsi wavuga ko atari gukora cyane nk'uko mu minsi yatambutse yagiye igenda, ahubwo umuntu akibaza ku bwawe ufite indirimbo zingahe? Kuko abantu benshi twagiye tuganira wagiye ubabwira ko uri umuhanzi kuva 2017, ntibababwiye injyana uririmba cyangwa indirimbo waba ufite. Ubu kano kanya waba ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 5. Umuntu akibaza izo ndirimbo 5 kuva 2017, ngira ngo ni imyaka myinshi cyane. Ntago waba waracitse intege kuba waba mu myaka igera muri hafi 5 irenga, kuba ufitemo indirimbo 5 urumva atari ikibazo? Numva kuri njye atari ikibazo, kuko ndahamya ko nanjye nifuza kuba nakora nkagera abandi bageze, ariko imbogamizi zo ntizibura, cyane cyane ko video yishe ibintu. Studio time ugomba kwishyura bro, ugomba kwishyura studio time, audio project, ubu spending amafaranga, like covid iza yisha akazi kanjye, akazi nakoraga, so birangora kugumya keeping on ngo ngumye nakora. N'imbogamizi. Ari we wenyine wahuye n'icyo kibazo, dore ko covid ahantu hose yagiye igenda izonga abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye, ariko umuntu akibaza akavuga ati ese muri covid ko aribwo twagiye tubona abahanzi bagenda basohora, ahubwo amahite yagiye anakundwa cyane cyane, dore ko n'abantu bari bafite umwanya wo kuyireba, cyane cyane nko mu bihe bya lockdown. Wowe hari icyo yaba yarahungabanyijeho nk'ibyo bihe,
dore ko ari bwo abahanzi twavuga bagiye bakora, kuko tuzi indirimbo zagiye zikubita muri kiriya gihe cya covid. We bihagaze gute? urumva nyine izo mbogamizi zatumye ntabasha kuba nakomeza gukora, nicyo cyatumye ntakora, kuko ndi kumva ntabwo nari ndiryamye mfite ubushobozi bwo kuba nakora ngo nange gukora. Ni icyo kibazo cy'ubushobozi no kuba wabura. Birumvikana. Se nk'umuntu wakubajije ikibazo cy'amatsiko nk'ubu kano kanya, waza hano mu Rwanda tuzi abasitari bagiye batandukanye, nk'umuntu wumva mu Rwanda avuga ati mwagera na proje wenda ikaba yajya hanze ikaba yagushimisha n'indi? Ni abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ndavugamo bakeya. umwe wenyine Bushari. That nigga is crazy, umusazi kabisa, ndamukunda cyane. R&B, Afrobeat, pop, izo nkora. Nimba mbyumvise neza, wenda uraza kwihangana, hari ibibazo ngenda mbona cyane cyane haba mu biganiro tugenda dukora n'abantu benshi tugenda tuganira ku giti cyanjye muri rusange. Hari imyumvire ngenda numva hirya no hino, abantu benshi bavuga cyane cyane ngize amahirwe nakiriye umuntu ufite dread. So abantu benshi bagira bati umuntu ufite dread wana ibintu bijyanye n'imyidrogo abajyana nabyo. So niki wabwira ku bantu biyumvamo ko umuntu ufite dread kuba yakwidroga ari ikintu kijyana nacyo? Cyo navuga cyo, iyo myumvire yari hari kera, nubwo na n'ubu igihari ariko igenda igabanyuka. Gusa umuntu ntabwo ari uko agaragara inyuma, umuntu ni uko aba ameze mo imbere, nicyo kigaragaza uwo ari we. Droge, abantu benshi bakoresha droge ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko aba afite dread, ni uko nyine background y'ubuzima yanyuzemo n'ibyo yahuriyemo nibyo bituma akoresha izo droge. Ariko sinhamya ko abantu bose bafite dreads bakoresha ibiyobyabwenge, ntabwo ari uko njye mbyumva. Numva ari imyumvire bwawe ukwiye guhinduka, ukabona umuntu uko ari ugashaka kumumenya, apana we ngo ntumubone uhita utekereza icyo ari cyo atari cyo tu. Nk'ubu ku bwawe umuntu akurebye akabona dread zawe ni dread zifite isuku bigaragara ko uzitaho, nk'izi dread zawe uziteretse igihe kingana gute? Ni imyaka 3. Harimo umwaka umwe gutereka afro, ugafro yakura, imyaka 2 niyo nahise nkoramo dread. Okay, ufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Nshaka ushushanyiriza urugendo. Wari ufite afro ku babyeyi nta kibazo, ariko buri ababyeyi benshi nubwo wenda bigenda bihinduka ntago biyumvamo dread cyane. So ngira ngo abari n'ababyeyi, impamvu wenda nari nkubajije kibazo, abantu benshi harimo abantu bumva ko dread uburara bijyana, ngira ngo wari wanakitushubije. Nk'umubyeyi wawe akubonye washyizeho dread bwa mbere, ni nk'igiki yakubwiye? Ntacyo nambwiye ko ntabwo byamutunguye. Kuva ndi umwana mama yajyaga nansuka mfite umusatsi mwinshi cyane, ntabwo neza njya mu masaro kwiyogoshesha cyane. Nahoze mfite umusatsi mwinshi nshyiramo ibituta sometimes. Nize no mu bigo bya prive, ntabwo neza nkunda kwiyogoshesha cyane. Ubwo rero nta kintu cyamutunguye, kuko azi ko industry yanjye ndimo na kariyeri nkora ijyanye n'umuziki, niko ngomba kuba meze. Byaba bitangaje mfite dread wenda nkora nko muri leta cyangwa nkora muri politiki. Ariko ni ukuvuga ngiye hari ibibazo byinshi njya nibaza. Nk'ubu nkawe hari ahantu henshi nawe uzi ubutana kwerekeza uvuga ngo ugiye kwaka akazi, ndabeshya? Muri leta ariko leta y'ubwayo iri kudushishikariza kwikorera tu. Ubwo rukumva nta ibyo ngibyo ndabyumva tu, ariko njyewe hari nk'ahantu henshi sindabona umuntu ukora nko muri wenda we warize, wenda hanze y'umuziki hari abahanzi benshi tugenda tuganira ugasanga bagiye bafite n'akazi kagiye gatandukanye ariko bafatanya n'umuziki. So nkaho tuvuge wenda ubonye shase, ubonye nk'akazi wenda nk'ahantu baguha umushahara unahenze tu, bababwira ati ewan kugira ngo utangire akazi dread urazikuraho, wagakora ntiwagakora? Ntabwo nagakora, naba ngurishije roho yanjye. Kugira ngo ujye gushyiraho dread ntabwo ari ibintu bikura umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe ngo ubyuke usanzwe ufite dread. Kugira ngo ufate iyo decision rero no kuba warabitekerejeho, njye numva ko muri iki gihe ntabwo ukwiriye kugendera ku bintu abandi bantu bashaka ngo umere gutya umere gutya. Icyo gihe ugendera mu gicucu cy'abandi bantu.
numva umuntu akwiye gusetinga icyo ashaka kugeraho mu buzima, akamenya n'icyo akwiye kugeraho kugira ngo azagikore. Kuba nta hantu wenda kuba ahantu hamwe najya kwaka akazi ntibakame ntabwo bivuze ko ntazabaho. Ariko bro, njyewe ndi kwibaza ikintu kimwe. Yego birumvikana nibyo bintu biba ku mutima wawe. Hano ahangaha mw'iki gihugu abenshi tugenda tubona bambaye utwo dusuti bagenda mu modoka, usanga bafite saleri iri hasi, kuko edayeri igihugu cyacu bitewe na situwasiyo tuba twibereyemo nta bintu by'amasaleri arenze biba bihari. So ahubwo nkibaza nkawe ku giti cyawe, umuntu aguteretse imbere contract y'ibihumbi 300, si menshi pe kuko harimo abantu bayarenze. So wenda nguciyeho gatoya, kuva warangiza kwiga wari wabona akazi kaguhemba ku kwezi wari wagakoraho? Kenshi cyane hari nako nagendaga nsubiza inyuma kubw'impamvu zanjye runaka. Nk'akazi ka meshi waba warakoze kaguhemba Turasa 320. 320. Ubwo rero ubwo nagiye kukubaza kuri 300, ubwo ndashyira kuri 500. Tuvuge umuntu agukubise kontra imbere iryoshye ya 500, ariko akakubwira ati rero dread wapi, wenda uyogosheshe izindi nyogosho ariko dread ntago zijyana n'iki na condition z'akazi kanjye. Kotara wayireka wakwiyogoshesha? Ntabwo nabitekerezaho kabiri, nayireka pe. Sure. Birumvikana kuko buriya nanjye nuko buriya nta musatsi nigirira. Dread njye ntago njya njajinga umuntu, buriya umuntu niwe wimenye waba ufite dread, kuko nzi abantu benshi baniyogoshesha n'ibyo bipara cyangwa utanabona, ariko n'ibyo biyobyabwenge bagenda babikoresha. Ahubwo nkibaza ku bintu bijyanye ababyeyi bawe, urinjiye babonye winjiye muri music, uri umunyeshuri, hagati aho ngo nta mpungenge bigize bagira? Tuzi ko iyo umuntu ari guhasoringa ku kintu cyane cyane kijyanye n'izi kariyeri, haba ari music cyangwa imikino, hari time afata ajya kwiga cyangwa ajya kureba ibya bintu bizamufasha kuzamuka muri ya kariyeri, handi ishuri rishobora kuba yarideviyeho gatoya. So ababyeyi bawe ntago izo mbogamizi bigize bazikugiraho z'uko wasubira inyuma mu bijyanye n'imyigire yawe? nkiga ntago bibura ukuntu byagonganaga, ariko aho ndangirije kwiga nta mbogamizi n'imwe. Baranzi neza, bazi ko ndi umu artiste, rero nta kintu tugoranaho. Banyubaye uko meze, nanjye nkakora icyo ngomba gukora kugira ngo mbeho ndiwe. Kano kanya ubu ngubu ushaka udushushanyirize, kano kanya ubu turi kuganira, revo yawe y'umuziki wawe ihagaze gute? Revo yanjye ntago kuba mfite product of course, ariko ntago navuga ngo ihagaze neza, kuko ari ahantu hanini cyane nshaka kugera, ahubwo hanini cyane kurushaho maze igende. Ariko nje hari ikintu kimwe wenda wambwiye yuko hari mu abahanzi wagiye wegera ngo mukorane ama club cyangwa amahiti agiye akomeye cyane, ariko njyewe hari ikintu kimwe ndi kwibaza. Tugarutse ku bintu bijyanye na label, tuzi ko label igenda ifasha abahanzi bagiye batandukanye. Hari label nimwe waba waragerageje kwegera ngo ibashe kuba nawe yagusapotinga mu bijyanye na music yawe? Ni label imwe, Ingenzi Record, urayizi? Twari twagiranye amasezerano, ariko ikintu cyapfuye ni management yabo. Yanjye nta ruhare nabigizemo, nari nemeye ko nakorana nabo, ko yari amasezerano y'imyaka 2 twagomba gukorana. Ubwo rero bo bagize ukuntu batumvikanagaho, ibintu birasenyuka gutya, birarangira. Kubwawe wenda duhe nk'ishusho y'amasezerano mwari bagiranye? Amasezerano twagiranye ni amasezerano y'imikoranire gusa nyine, y'imikoranire, kuba bakora product zanjye, bakajya banazi promoting of course, kugira ngo zibe known, bakanshakira ama event yo kuririmbamo, nibyo. Nukuvuga nyuma y'iyo management nta yindi wigize ugerageza? Ahubwo nize music, nize guplayinga ama instrument n'imyandikire n'amavoko, ibindi nabyo ibyo mba mbiparitseho. Ubu ni nabyo narabirangije, ndikumva narabirangije. Okay, sasa ndakeka abantu n'abakunzi badukurikiye bagiye basobanukirwa
ahubwo nkibaza akabazo k'amatsiko koroshye cyane kano kanya nk'ubu nkawe nk'umuntu uri kukureba imbere yawe hari ibibazo abahanzi benshi bajya ngenda mbabaza bakagenda babikwipa for now ufite umukunzi Deus ndamufite tu ndamufite uranyemeje kuko impamvu abasani benshi iyo bageze hano ahita avuga ati nta mukunzi kandi ugasanga ngo impamvu mukunze kuyikoresha uvuga ati n'aba bakobwa bafanaga bakomeze bangende inyuma basapotinga kuko baba bavuga ati anytime yazaba ari twebwe acuzingamo ewana kuru kabisa. So nkibaza wenda tuvuge uri umuhanzi ukunze gukurikira music cyane muri zino kariyeri zigiye zitandukanye nk'ibijyanye na football cyangwa se indi mikino, hari uwundi mukino wenda waba waragerageje kuba wajyamo? Imikino ni myinshi ahubwo uziko ndi umwana najyaga nkeka ko nzaba Messi. Nakinnye football ndayireka 2014 ko nakoze amaselection inshuro nyinshi nkabona umupira wo mu Rwanda urimo ruswa cyane. Emery Bayisenge twarakoranye mu isonga hariya nkina muri Esperance nkambona umuntu arapasinze nta kintu andusha, ariko ubu umukino usigaye ni basket nawe nyikina neza ariko ntabwo ari nyikina by'umwuga, ndayikina nk'umukino bisanzwe. Nimba umuntu yumvise ko wabaye muri academy hibaza academy na football ni ibintu bihabanye cyane. Plutôt academy football n'umuziki ni ibintu buriya abakinnyi bakunze gukoresha iki umuziki, ariko kumva ngo umuntu yavuye mu muziki ajya muri football bikunze biragoye cyane. Ahubwo nkawe iyo tape yo kuva muri football ugahita winjira mu muziki suko wari wabonaga wenda ubuze iyo werekeza? Oya, umuziki wahoze undimo nubwo nakinaga football ntiwigeze umvamo. Abo niko akundi yiri umwana ubukiri kwishakisha ntago uba wakamenya ikintu wakurikira neza. Abo ndetse kwiringeje imyaka 18 ubu maze gufunguka amaso uzi icyo ushaka mu buzima to. Umuziki kwa nakinaga football ntabwo byari byarahagaritse ko n'ubu naririmbaga. Hano mu Rwanda ufaniye ekipe? APR. Black kabisa. Byumva neza abaraba n'abadukurikiye bari kumva Amavuzera n'abafana benshi ni ikipe ya APR FC iri gukina n'ikipe ya Rayon Sports. Kubwawe kubufana APR ndakubaza ikibazo cyoroshye, wenda ukurikira umuziki ariko kuvuga ati ndi umufana wa APR ushobora kuba wenda wiyaminiye hari nk'abakinnyi nka 5 maze gose uri kumva kuva nareka gukina umupira nkuko nabikubwiye nta nubwo nakwicara ngo nanarebe match nibibaho nta n'uruga rw'imiki ugufana ntago wabura ikipe ufavoriza ko byagenda kose ubo wifuza ko yatsinda nyine ariko ntago mba mbiri deep kuvuga ngo namenya abakinnyi abatoza wapi. Birumvikana wenda ngiye ikintu nibaza kimwe, urabona kuba ukora umuziki ni ibintu byiza ariko buriya nkawe mu rugo wenda tuvuge ntago uri muri music cyane, so uri nko mu rugo wenda uri gufata break, so uri muri relax base, nka relax yawe mu rugo ibihagaze ite nk'umuhani? Gukora siporo, yoga na meditation, nkasoma ibitabo, nkandika n'indirimbo nyine nkunda guhora nandika ko nkunda kwandika cyane, abundi nkareba filime nyine umufriend yamamagara nka pulling up, just that. So bakunzi ba Iconic Live Show nkuko mubimenyereye hano tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu nkuko yabibwiye aho dukomeje kuganira. So brother, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu icyo twagira ngo tukubwire, harimo abeshi bahanze cyangwa abifuza kuba bagusupportinga muri music yawe bakubona gute? Social media zanjye ni Quentin Jason. Quentin Jason ni ugize ngoresha kuri social media zanjye zose. YouTube channel nawe ni Quentin Jason. Niki wabwira umukunzi wa Iconic Live Show cyangwa umukunzi wa ikiyo nababwira bose hamwe dukunda umuziki tu supporting, tujye tureka kureba abantu ngo nuko bafite dread dukeka karabo nk'ibiyobyabwenge, urebe icyo azana hanze azana mu bantu cyahindura isi tu.
yeah nicyo nababwira. Thank you brother.